simanurire izi mbaraga izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, sengeye aba bana bawe, dore turapfukamye tuzamuye n'ibiganza. Ndabasabira mubatizo w'umwuka wera, ndabasabira kuzuza umwuka wera muri iki cyumweru kidasanzwe cy'inyigisho. Ndasaba umwuka wera amanuke ubabatize abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa. Turasaba kugira ngo umuriro wa Pentekote umanuke muri iki gitondo. Abigishwa babonaga bikomeye, ariko Yesu yarahasaritse kandi azana ifunguro. Yesu yazanye ifunguro, yaje aryizaniye. Humura guma mu murimo, Yesu afite ibizadutunga. Tuzamwegera kure, Imana yakuremye ikakubeshaho irakuzi. Bibiliya, ijambo ry'Imana turarisoma rikadufasha. Hari igihe ugiye umugisha ku Mana rigahita igukubita ijambo iti ntabazana gutabara ariko ibikomeye biruhije kandi utamenye. Haleluya. Iyo twabuze ibisubizo dusoma Bibiliya, iyo twahuye n'ibibazo dusoma Bibiliya, iyo twahuye n'intambara dusoma Bibiliya. Byose birimo kandi harimo ingingo ziturengera. Imana ishimwe yaduhaye Bibiliya, twongere tuyishimire tuyikomere. Ndagira ngo twakirane muri iteraniro ryacu ryiza rya mu gitondo Imana iduhaye. Yego rwose mwazindutse muri benshi, reka dukomere Imana yacu amashyi. Maze murambure ibiganza byanyu mubirengeze, dusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Imana ibahe umugisha. Korali Shalom y'ijuru. Yego rwose Imana ibahe umugisha. Murambure ibiganza namwe muhindukire ibiteraniro mudusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuzindukira imbere y'Imana. kanya bari bakoze amashimwe Korali Gasave. Turashima Imana yagiye niba muri Korali Gasave dufite ishimwe tumaranye iminsi, ariko kuri Imana tuyishimiye kuduha umwanya. Muri Korali Gasave itorero ryagiye ririmo kenshi rikabonamo abakozi bayo. Muri Korali Gasave dufite abantu benshi bayinyuzemo, itorero ryahawe inshingano. Ubu uno munsi hari ababaye abakuru b'itorero abashumba bavuye muri Korali Gasave. Uno munsi dufite abadiyakoni bagiye baza baturutse imihanda yose. Itorero rikongera rikabashima izingano mwumvise mbere muzikomeze. Dufite n'abandi itorero hano ryagiye rireba muri bwa buryo dusanzwe twese tuzaranyeho, bakabashyira imbere y'iteraniro. Natwe turabashimira abo bakora inshingano z'abadiyakoni. N'ubu ushize bongeye kureba mu itorero hose bara muri Korali Gasave abadiyakoni.
ndagira ngo nsabe abadiyakoni babonetse uno munsi bahagarare hano twese nakora gushima duhore tuzirikana abadiyakoni bagera hano. Aba ni abashoboye kuboneka uyu munsi dufite abadiyakoni 22. Reka turambure Imana tuy'icyubahiro. Imana y'icyubahiro turabashimiye. Imana yumve ko tuyishimiye. Murakoze.
Yesu atutura imitwaro yamuhetamishaga none tugenda twemye. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ni intwari mu ntambara, turamwemera. Haleluya. Hari aho twabonaga tugiye guseba, Yesu atugirira neza, twamara twongere tumushimire, tumukomere amashyi. Yego, reka tubagezeho amatangazo twihuse. Itangazo rya mbere ni uko Yesu ari umwami. Twatangiye icyumweru kidasanzwe cyo gusenga. Murabizi ko iki cyumweru ku wa gatandatu tuzakira igaburo ryera. Niyo mpamvu twateguye aya masengesho yo gusengera ibyiciro mu gitondo ndetse na nimugoroba. Twatangiranye na korali Gasave kandi murabona ko rwose ni ibyishimo n'umunezero rwose kubana na korali Gasave. Imana ibaha kandi mwongeye kuturirimbira neza nk'uko musanzwe muturirimbira. Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi ni icyiciro cyacu cya nibature turi busengere. Mwigisha narangiza kwigisha turi buze kwakira abakristo twese dusenga nibature kugira ngo dusengere dufatanyije n'umushumba kugira ngo Imana itwambike imbaraga. Dukora umurimo mu gihe kigoranye, mu gihe kiruhije, tunyura mu nzira zigoranye. Ni Imana ikwiye kutwambika imbaraga kugira ngo itubashishe gukora uyu murimo mwiza Imana yaduhamagariye. Dukeneye rero imbaraga, dukeneye amasengesho. Niyo mpamvu mu gitondo bari budusengere na nimugoroba kandi muze kuboneka cyane nk'uko mwabonetse mungana gutya. N'ubundi turi buze guhamagara icyiciro cya nibature bitambuke twigire hafi badusengere. Sinze kuboneka rero ndi umwe cyangwa se ariko korali Uwera yaririmbye gusa na korali Shalom muze kugaruka kugira ngo duce bugufi twongere dusengerwe. Dukeneye amasengesho kugira ngo uyu murimo Imana itubashishe kuwukora. Imana ishimwe kandi dushobozwa na Kristo kuduha imbaraga. Muze kuboneka rero kugira ngo abashumba abakozi b'Imana badusabe umugisha w'Imana, badusengere Imana itwambike imbaraga. Kwa kabiri n'ubundi tuzakomeza. Murabona ko turi kumwe n'umushumba Rudasingwa aje kutuganiriza ijambo ry'Imana, ariko na nimugoroba kandi niwe bwongere kutuganiriza ndetse n'ejo niwe bwongere kutuganiriza. Murumva dufite umugisha ukomeye cyane. Kwa kabiri hari amakorali tuzabana nyine arahari, arateguwe yahani Gasave. No kwa gatatu nuko kwa kane ariko muri bya byiciro. Kwa kabiri ni icyiciro cy'abamama, kwa gatatu ni icyiciro cy'amakorali kugira ngo no kwa kane nuko tuzagenda tubibabwira uko bukeye nuko bwije tuzagenda tubinyuramo. Ariko Imana ibaha umugisha ko mwabonetse muri benshi. Imana ibagiriye neza. Reka n'ubundi tudatinze kubera ko amatangazo tuzatugenda tuyasubiramo, twakire umushumba Karekezi asengera umukozi w'Imana tuganiriza ijambo ry'Imana. Turaba tunyotewe n'ijambo, twakira ijambo ry'Imana. Twese tugiye hejuru rero, twese tugiye hejuru dusengera Imana, dusengera amashimwe amaze gutambuka ndetse n'ibyifuzo twazanye mu nzu y'Imana, asengera n'umushumba kugira ngo tuganirize. Umwanya wo kugushimira kuko Imana nziza, abana bamaze kugira ngo ugira neza. Imana igira neza ugahita gupira. Imana igira neza kuri wese. Imbabazi zawe zihoraho, uburyo tudashyiraho zihora zivuga uko bukeye. Uko tukwegereye hari izindi mbaraga zishya zitugeraho, aho tutagenze neza ukatwuhagira, ukadusiga twambika, tugasa neza imbere yawe ukatwishimira. Mwami nyir'ingabo, turagushimira ko minsi yagiye ugakomeza uretse imbere yawe. Turagushimira ahantu ho turwaniye, turagushimira amasengesho wumvise, turagushimira ibitangazo wakoze kandi twitanga ugiye kubikora tuzindura imbere yawe. N'ururimi rworoshye n'urugamba rukomeye, ariko ruturwanira bigashoboka bigakunda, tukaza imbere yawe havugirwa, twumva ijwi ryawe, twumva imiburo yawe, twumva inkomezi zituvaho. Turagushimira Uwiteka. Yifurire hagati muri twe, turizanye imbere yawe kandi mwami w'abami, byose kugira ngo igikuru bibe kutubona ijambo ryawe. Rigiye kugira mu mitima yacu ryakire neza, turyumve neza tubisobanukirwe kandi turyumvire. Kuko uravuga ngo ukumvira
uhoraho kandi twumva twumve neza kandi twumvire. Urakoze mwami kubikora, urakoze kubikitsa kubwa Kristo umwami wacu, amen. nagira ngo nongere basuhuze mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu mwami w'amahoro, umwami uvuga bikaba, yategeka bigakomera, mu amashyi menshi yarabikomera. Ashimwe cyane, haleluya. Dushima Imana duhaye gutangira iki cyumweru neza gutya, iteraniro ryiza gutya. Imana ntabwo icyubahiro. Ndashimira Imana ko mbona mikrofone ari nshyashya, ijoro ryarabikoze. Imana ishimwe, izagenda izana n'ibindi. Iki cyumweru tugiye kwiga ijambo riri hano mu butumwa bwiza bwa Yesu, igice cya 28. Mubarimo mu gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, igice cya 28. Turasoma duhereye ku murongo wa 16. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. 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 Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Imana ishimwe cyane. Intego y'ijambo tugiye kwiga iravuga ngo Yesu yongera kwiyereke, akemura ikibazo ufite. Nagira ngo nongere basuhuze mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu mwami w'amahoro, umwami uvuga bikaba, yategeka bigakomera, mu amashyi menshi yarabikomera. Ashimwe cyane, haleluya. Dushima Imana duhaye gutangira iki cyumweru neza gutya, iteraniro ryiza gutya. Imana ntabwo icyubahiro. Ndashimira Imana ko mbona
mikorofone ari nshyashya ijoro ryarabikoze. Imana ishimwe izagenda izana n'ibindi. Iki cyumweru tugiye kwiga ijambo riri hano mu butumwa bwiza bwa Yesu, igice cya 28. Mubarimo mu gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, igice cya 28. Turasoma duhereye ku murongo wa 16. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. 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 Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Imana ishimwe cyane. Intego y'ijambo tugiye kwiga iravuga ngo Yesu yongera kwiyereke akemura ikibazo ufite. Amen. Hari ibintu bitatu ngiye kubabwira nonaha, umwami atwiyereke abikemure. Korali Gasave bamaze kuririmba, shimiye ko bavuze Yesu. Amen. Iki ni icyumweru cyo kuvuga Yesu. Iyo tumuvuze abadayimoni barahunga. Iyo tumuvuze ibisubizo biraza. Iyo tumuvuze uwarubabaye arishima. Iyo tumuvuze ntabwo tugomeza kuguma nk'uko twari tumeze. Hari icyo akora. Amen. Aha yiyeretse abigishwa. Murabizi yuko Yesu amaze kuzuka ntabwo yahise ajya mu ijuru ngo ahite agenda, ahubwo yafashe iminsi 40 yo kwiyereka abigishwa be. Umunsi wa 40 ugeze, yafashe abigishwa bajya ku musozi wa Elayono, avuga amagambo asoza ijambo yashorejeho. Yaravuze ngo ibigendanye n'imbaraga z'Umwuka wera, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose no kugeza ku mperuka y'isi. Amaze kuvuga ijambo isi ahita azamuka bakimureba.
haleluya. Kandi ntabwo Yesu yazamutse yihuta, yazamutse gahoro 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 gahoro, kugira ngo nagira ngo mbabwire ngo kuriya kuzamuka kwa Yesu ni ikimenyetso cy'uko itorero rizataha. Hari umunsi tuzarara mu isi ariko ntituyirirwemo, hari n'igihe tuzayirirwamo ariko ntituyiraremo. Abapfuye bazazuka, abari bazaba bakiriho bazahinduka, itorero rizataha mu bumuri. Amaze rero kugenda, hari umunsi wa 70, umunsi wa 10 Pentekote iraba, umunsi wa Pentekote usohoye, ubu ni umunsi wa 50. Bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Ndabifuriza ko uyu muriro uzagutungura muri iki cyumweru, haleluya. Uyu muriri wa Pentekote uzatungure Gasave yose, tungure n'abashyitsi bahaza, twese twuzure umwuka wera, twongere kuba bashya mu mwuka, haleluya. Muri iki cyumweru tuzasengere abantu babatizwe mu mwuka wera. Dukeneye ko Pentekote babatizwa mu mwuka wera, abakobwa abasore babatizwe mu mwuka wera, abaririmbyi muririmba muri nibature mwuzure umwuka wera, abagabo n'abagore buzure umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Kandi ikindi nzabasabira, Imana izabahe n'impano z'umwuka wera, impano z'umwuka wera, ibitangaza bikoreke, abantu bagire kwizera kwinshi, abarwayi basengerwe bakire, abantu bafite ibibazo babone ibisubizo biturutse ku mbaraga z'umwuka wera, haleluya. Turasengera abasenga muri nibature kugira ngo Imana babatize mu mwuka wera. Umwuka wera akomeze kubashoboza kujya musenga mu gitondo mudacika intege, kandi haze n'abandi benshi noneho muri nibature n'uru rusengero rwuzure ari muri nibature, abantu babura imyanya yo kwicaramo kubera ububyutse buturutse ku Mana. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Yongere akwiyereke, yongere agira ate, yaratwiyeretse ariko noneho anongere atwiyereke. Uyu mwana muri iyi mirongo usomye, hari n'undi murongo mu kanya nza kubereka usoza. Yesu yiyeretse abigishwa arabisobanurira. Nagira ngo muri iki gitondo umwami Yesu akwiyereke, akwisobanurire, mbega akwibwira uwo ari we. Yarabiyeretse ababwira ijambo, ngiye kuribabwira. Arababwira ngo nahawe ubutware bwose. Tugiye kubwira isi, tubwire ibibazo dufite, kuwo twizeye afite ubutware bwose. Ngiye kubabwira, byinjire mu mitima yanyu, mubimenye, uwo twizeye afite ubutware bwose. Ibiguteye ubwoba, ibikuraje ijoro udasinziriye, ubibwire ngo uwo namenye afite ubutware bwose. Ahita abibabwira, arababwira ngo mubimenye nahawe ubutware bwose. Yagira ngo akore iki? Yagira ngo abamare ubwoba. Iri torero turi kumwe muri iki gitondo, nimuhumure, afite ubutware bwose, haleluya. Afite ubutware bwose, kandi atsinze ntawe uzabumwambura. Ari ku ntebe y'icyubahiro, afite ubutware butegeka abarozi, ibirozi bigacika intege. Afite ubutware butegeka indwara zose, indwara zigakira. Afite ubutware buzana ibidahari bikaza. Ubu tuvugana umwami Yesu afite ubutware. Ababyemera mu muhamashyi n'igiterane kubisubiramo, afite ubutware. Subiramo nabo bafite ubutware. Isi byumve n'abakurwanya babimenye, uwo wizeye afite ubutware, haleluya. Arabufite. Cya kabiri yitwa Emmanuel. Arababwira ati misiyo mbahaye, mugende mu mahanga yose, muhindure abantu bose abigishwa banjye.
abasembera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ndi kumwe namwe iminsi yose. Yaduhaye sekirite, yaduhaye icyizere, aravuga ngo nubwo batumye ariko ndabizi muzahura n'ibibazo, kugira ngo rero ibyo bibazo bitazabatera ubwoba. Ngiye kubemerera iminsi yose tuzajya tuba turi kumwe. Haleluya. Iminsi yose yemereye ko tuzajya tuba turi kumwe. Noneho tugiye rero gutarama gutya. Ngewe nzajya mvuga umunsi mwe musubize mu ngo arahari. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere. Niba ubona umuntu mwegeranye ari igitekerezo wamuha, ntumbwirire ngo haleluya. Mwami Yesu, ntabwo dutuma ngo asigare muri ofisi, ahubwo aradutuma tukajyana. Araha iminsi yawe kubera yuko hari iminsi y'ibibazo, musubize mu Mwami Yesu arahari. Iminsi y'ibibazo, iminsi y'ibisubizo, umunsi bagututse, umunsi w'inzara, umunsi warwaye, umunsi warwaje, umunsi bakugambaniye, umunsi waburaye, umunsi ibiryo byaje ari byinshi. Iminsi yose arahari. Iminsi yose arahari. Haleluya. Akaba n'igihe adukemurira ibibazo twebwe tutabimenye, ariko kuko hariho abireba akabisubizayo bitaratugeraho. Kuko we kuko barahari, hari ibintu we rimwe reba mu isi y'umwuka twebwe tutabona, none akabitugubitira rero tutabibona, akabyegezayo mwebwe mugatambuka, ariko yabajije kubyegezayo. Hari n'igihe muba musinziriye, haje imigambi ya Satani, kubera yuko twe dusinzira n'agahari. Noneho twasinzira hakaza ibitero by'umwanzi, kaza twa tuntu tw'udupusi n'utubeba n'utuntu tw'udukoko tuba tugenda nijoro batwohera babizana ngo dukomane n'umwuka bikugwa bigutesha umutwe. Umwami Yesu kuko hari wowe ugasinzira kuko hari arimo gucungira. Noneho cyajya kukugeraho umwana wanjye sinzira tegerayo, noneho yakirukana kigahita kigacungira hanze kugira ngo nusohoka no kigufata, kandi noneho ugasohokana none ahari agahita ajya imbere agahita acengeza rero none wiyasa amashami wiyegeze. Haleluya. Kubera ko iminsi yose ahari ndumva nguwe neza. Ntabwo yabwiraga bamwe ngo muririmbire adahari, tumuririmbira neza ate ahari. Niyo mpamvu nta muntu uzamuguteranyaho kuko raporo yose aba yiye. Ntawe uzajya kumuturenaho kuko tumuririmbira ahari, tumuvuga ahari. Iyo imbaraga zigiye gushira atwongeramo iki? Imbaraga. None se gasanzwe ari kubishobora? Nimurebe igihe mwatangiriye imyaka umenye imaze kurenga 50. Murumva mwana mubishobora? Ariko nuko nyiri umurimo kuva mu mwaka wa mbere ahari, umwaka wa kabiri ahari, umwaka wa gatatu, umwaka wa 40, umwaka wa 50,
bavuge bati bamama bajyaga bazinduka baririmba. Niyo mpamvu natwe turiho. Haleluya. Ntabwo azadusiga, ntabwo azaduhana. Muri iki gitondo yongere akwiyereke. Ijambo rya mbere rivuga ngo atwiyereke, atwibwire, atubwire ko afite ubutware bwose. Irya kabiri atwibwire, adusigire ko turi kumwe iminsi yose. Irya gatatu atwiyereke, atumare inzara. tumare inzara. Yabibonye reka buriya. Kadusoreze muri Yohana 21 mbere kukuntu inzara agiye kwimara. Yohana 21 dusome umurongo waho wa mbere mu byumve neza. Hanyuma y'ibi Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma yitwa Didumu na Natanayeli w'i Kana y'i Galileya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira ati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, umva atari mu gitondo, umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenye ko ari we. Yesu arababwira ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Ariko avuga neza, uyu mwami avuga neza. Namwumve, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Yumvira icyo kibazo kibagirwe n'umwami w'abami ufite ubutware bwose. None nanjye rero nkibaza, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Reka musubize muvugishije ukuri. Aba ngaba bo barasubije bati ntacyo, kubera ko bakesheje ijoro ntacyo bafashe. Kandi mwibuka ko umwami yarahamagaye kugira ngo bave mu kuroba. Barangije bagasubirayo, basubiyeyo baraheba. Ari wowe rero ubabonekeye wari kubabwira uti ntabicucu nido babwiye kugaruka ahangaha, ariko Yesu ntajya avuga nawe. Yesu yarababwiye ngo yemwe bana banjye, mumumpe yarabashiwe, haleluya. Kubera ko abo yahamagaye ntazabasiga, ntazabahana, ahamagara neza. Ikindi abaza ikibazo kugira ngo agire icyo agikoraho. Abantu b'isi hari igihe babaza ikibazo kugira ngo bakumenye, ariko Yesu we abaza ikibazo yateguye n'icyo agikoraho. Akubaza ikibazo yateguye n'icyo agikoraho. Ahita ababwira ngo iki? Arababwira, barasubiza bati ntacyo. Murongo wa 6 ababwira ngo iki? Arababwira ngo nimushugunye urushundura iburyo bw'ubwato, biragenda bite? Urafata. Iyo mwumviye urafata, nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Iyo avuze tukumva ifi ziba zingahe? Muri Gasanzwe mbasaba ifi nyinshi. Haleluya. Muri iki cyumweru Imana iguhe kuroba ifi zingahe? Nyinshi. Kampanye usabira ifi nyinshi. Ubwo ifi mukora iki? Ifi ngo nzishyire mu byo mukora, cyangwa reka mwereka ifi nzigira amafaranga. Hari icyo none se mugeze amafaranga menshi nta kibazo nanjye. Ugize imodoka nyinshi kugira ngo ikintu binywane, cyangwa ukagira amaduka menshi, cyangwa ukagira imashini nyinshi, niyo zari igihumbi nta kibazo. Mwahita muhakaza abantu benshi, mwajya gutura mugatura miliyoni. Sinabyungukiramo njyewe, Imana ibaha ifi nyinshi. Haleluya. Ibaha ibintu byinshi kuko uwo twizeye iyo avuze haza bingahe? Haza byinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu.
nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami Yesu akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa yiroha mu nyanja. Ariko ba bandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari na mikono 200 bobotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata. Nuko Simoni Petero yinjira mu bwato akuramo urushundura imusozi. Mwami Yesu yongere abeye hagurukana ikibazo cyawe by'umwami uti mwami unyiyere bwire umwami muri iki cyumweru uti unyiyere akwiyereka kumara ubwoba akwiyereka kwibwire akwiyereka kubwire yuko iminsi yose ahari akwiyereka kandi akumara inzara akurobere ifi Imana irahereza umugisha. muri benshi cyane mwegera imbere n'abari bose mubaha inzira ababuze aho munyura mugumaho muhagaze mugumupfukamaho muri maze turusenga. Buri hano wuzuye nimugoroba niho muza kuzamuka hano ku ruhimbi ariko ubu nonaha musengera aho ngaho. Sabe Pasiteri Karekezi n'abazi hano imbere afashe uzamura ibiganza maze dusenge. Tugiye kubwira umwami kugira ngo abiyereke mwese abagirire neza. Ikibazo cyawe umwami yakibonye, ubu yabibonye, agiye kukwiyereka kandi arakwiyereka afite ubutware bwose. Nta kibazo na kimwe atari bushobore muri iri teraniro. Kapasiteri asenge narangiza nanjye ndasenga. Imana ibahe umugisha. Uzamura ibiganza kandi dusenge. Imana ibahe umugisha. Mana Data Nyiringabo, uri mwiza kandi ugira neza. Turagushimiye igitoro cyiza, turagushimiye mwami Yesu, wiyerekeye abagabo n'abagore, ijambo ryawe wiyerekeye abasore n'abakobwa, wiyerekeye abagabo, wiyerekeye abasore, wiyerekeye abakobwa, wiyerekeye ubamariza, wiyerekeye ubushifu, wiyerekeye amina yacu, wiyerekeye izifu zifatwa, wiyerekeye akazi gakunde, wiyerekeye babaha ubwoba bwari bubaye bwinshi, ariko dusobanukiwe uwo twizeye uwo ari we. Haleluya, haleluya. Babwiye abigishwa bawe urababwira uti nawe ubutware bwose muri iri teraniro tumenye ko ufite ubutware bwose. Haleluya, ubutware bwose bw'ijuru no mu isi. Witeka we, wari ufite ibintu byose. Haleluya, asengera abana bawe bana. Simanurri simbaraga. Zina rya Yesu Kristo. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, sengeye aba bana bawe, dore turapfukamye tuzamuye n'ibiganza. Ndabasabira mubatizo w'Umwuka Wera, ndabasabira kuzuza Umwuka Wera muri iki cyumweru kidasanzwe cy'inyigisho. Ndasaba Umwuka Wera amanuke ubabatize abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa. Turasaba kugira ngo umuriro wa Pentekote umanuke muri iki gitondo, wohereze umwuka wawe, wohereze imbaraga zawe, wohereze umwuka wawe, wohereze umwuka wawe, wohereze umwuka wawe, wohereze umwuka wawe, wohereze umwuka wawe,
wera, izi mbaraga zimanuke. Uyu wa mbere twuzura umwuka wera, wuzuza abagore umwuka wera, wuzuza abagabo umwuka wera, aba basore n'abakobwa babatize mu mwuka wera, bashobora umurimo, baririmbye ubuzuza umwuka wera. Wohereze umwuka wera, wohereze biremwe, wohereze tube basha, wohereze twakira impano ze, wohereze duhishurirwe, wohereze dusengere abarwayi bakire, wohereze umwuka wawe muri iki gitondo. Umwuka wera arakenewe kugira ngo dushobore uyu murimo. Dukeneye izi mbaraga, wabwiye abigishwa uti icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Turashaka izi mbaraga z'umwuka wera, turambuye ibiganza kugira ngo umwuka wera amanuke, kandi numara kuza udusobanurire ko tugomba kwitwara. Umwuka wera twigishe aduhe disipurine ikwiye. Umwuka wera twigishe ko tugomba kwitwara. Umwuka wera twigishe ko tugomba kuvuga. Urakoze Mana, wiyeretse abigishwa ubamara ubwoba, urababwira ngo nahawe ubutware bwose. Haleluya, haleluya, haleluya. Wahawe ubutware bwose, ubutware bwose urabufite, nta bwoba dufite. Uwo twizeye ni ufite ubutware, nta kizadushobora. Turi kumwe nawe, turi mu nsinzi, kandi uri kumwe natwe iminsi yose. Ushimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ushimwe cyane kugira kuduha imbaraga zidasanzwe, imbaraga zidasanzwe. Turazakiriye izi mbaraga, imbaraga zidasanzwe, imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'ijuru, imbaraga z'ikigisisi, imbaraga zinesha kamere, imbaraga z'umwuka wera zimanutse nonaha. Imitima y'abakwizeye yongera ihinduke, tubabashe mu mwuka, tugukorere twuzuye umwuka wera, tugukomeye amashyi tubikoze, kandi ukaduhembura. Izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Haleluya. Muzamura ibiganza bya Yesu icyubahiro, mujya kwicara, kandi uyu mwami mumuvuge muti amen, mubimubwira. Haleluya. Nubwo abigishwa babonaga bikomeye, ariko Yesu yarahaseritse kandi azana ifunguro. Yesu yazanye ifunguro, yaje aryizaniye. Humura guma mu murimo, Yesu afite ibizadutunga. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gukora wa murimo mwiza. Iki ni igiseke dushyiramo ituro ryo gufasha umurimo w'Imana wari wature, yaba guherekeza abashyitsi ndetse no kubakira. Yego, kandi ubikora bikunze azagororerwa. Twakire korali Gasave batambuke, tubahaye indirimbo imwe baturirimbire dukora uyu murimo. Korali yacu Shalom, muri abacu, murihangana rwose. Twumve abakozi b'Imana, abashyitsi badusuye, ni umugisha. Abashyitsi bakoresha imbuto, ndabizi neza mu bakristo kandi murakijijwe, murabyihanganira. Amasaha mu gitondo bari matoya cyane, ariko kandi na nimugoroba turi kumwe, turakomeza kumva ubwiza bw'Imana. Mushumba turi kumwe Rudasingwa, abari nimugoroba. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu,
ntazakorwa n'isoni. Haleluya! Intumwa zabonaga zarangiye nta handi bateze amakiriro, yaragiye none aradusize ataduhaye ubwami. Petero arababwira ati basha nimuze dusubire ku nyanja n'ubundi niho twahoze tujye kuroba. Ariko ngo bagiye kuroba ntacyo bafashe, yewe nta n'umutubu babonye, nta kintu kigiye mu nshundura. Yesu atategetse, Yesu wamuhunze ntacyo wabona. Ariko kubera ko tukiri mu murimo, haleluya, riravuze ngo humura, umwiringiye wese ntabwo azakorwa n'isoni. Oya humura, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Yesu ni umugabo mwiza, ni umugabo ukomeye. Haleluya, oh haleluya, tumukomere amashyi y'umwami. Yesu atagira inzika, yaza kuzuka, yaba ari hatwa hari akazuka, cyangwa se akaba ari twe tuzutse. Ahari twari kugenda tukareba, yari kugenda akareba abamwishe akavuga ati basha nazutse noneho muzongere. Ariko Yesu, haleluya, ntabwo ariko yabigenje, waragiye yiyereka abigishwa, nta nzika agira we. Mumukomere amashyi y'umwami. Yesu turagukurize agahita tubanye gato, ariko turongera tukuvuge nimugoroba. Oh haleluya! Imana ibahe umugisha mwese mwazindukiye mu nzu y'Imana, murambure ibiganza mwakire umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha, korali Gasave, Imana ibahe umugisha, turabanezerewe kandi muzatinde muzagaruke. Niba twe turabakunda, murabizi muri inshuti zacu. Haleluya! Muraduhumurije kandi turahumuritse. Indirimbo Mana barakoze gushyiraho abaririmbo. Yewe umushumba wacu dukomeje kuvuga ngo Imana iguhe umugisha. Reka n'ubundi kubera ko turi bongere kubonana mu kanya kari buze, wakire Pasiteri Karekezi senga Imana ndetse ashimira kandi n'umushumba utuganirije ijambo ry'Imana. Yego afite twari mu bigenzi mushumba kuri mu bigenzi. Muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana, tumushimire nibwira ko umunezero kimwe nanjye. Umuntu ufanye umunezero mu nzu y'Imana agira akagere. Yongera kwiyereke, yongera kwiyereke kuko ni muzima, ariho yaranesheje, arashoboye. Natatuza musingiriza kugira ngo tugende dukomezwe nawe, tutiyumva intege nke, tukumva ko ntacyo dushoboye, tutumva ko byarangiye, ahubwo tuzi ngo urahari kandi mu ijuru nta kidahari, ibiryo birahari, n'amakara arahari, imbaraga zirahari, n'ubushobozi bwose no kugira ngo intege ntibicike.
buhire buri umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bikomeze kubana natwe twese none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Tahana amahoro ya Kristo musubize ngo amen.